Vuga ko kurya ari fondasiyo y'ibiryo tubona mu isi. Ibyo tubona byose mu isi uriye neza tegereza ibyiza muri wowe, ubwo bivuze neza ngo umuntu akwiriye kurya atari kwirya. Ils ajoutent des années à la vie et de la vie aux années. Ni imvugo y'ubuhanga ivuze ngo byongera imyaka mu kubaho kwawe bikongera n'ubuzima mu myaka yawe. Reka twongere tubasuhuze ku bantu mwese mukurikirana ibiganiro by'abagorozi bakora umurimo w'ivugura n'ubugorozi. Uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kongera gufataniriza hamwe, turi kumwe n'umwigisha. Nge amazina yanjye mwumva kuri mikoro ni Karahamuheto Jean Pierre. Tugiye rero gufataniriza hamwe nanone kwiga ibijyaniranye n'amagara mazima, aho tugiye kurebera hamwe ingingo yindi ijyaniranye no kurya. Ingingo yo kurya ni ubuzima bushingiye kuko amagara aca mu kanwa. Mbere yuko rero dutangira, reka abibwire, nyuma yo kubibwira araza gusenga, ubundi ababwire n'insanganyamatsiko y'iki kiganiro tugiye kuganira mu gihe gito kitarambiranye, ariko kandi kirashe ku mugambi kuko gishingiye ku magara yacu kandi amagara akabaca mu kanwa. Reka rero tumuhe umwanya atwibwire, nyuma yo kutwibwira asenge. Yitwa Nzungu Gadi, insanganyamatsiko itubwira ngo kurya neza isoko y'ubuzima. Kurya neza isoko y'ubuzima. Kadusenge. Turagushimye data wa twese, uzi ibikwiriye kuri twese kandi watunumiye byinshi, natwe turi abawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uduhe ubwenge bwumva no gusobanukirwa, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Kurya neza isoko y'ubuzima. Ubwo hari ibibazo biribazwamo ko bikose cyane. Barya neza bate, baba bariye iki, bakarya ryari, bikamara iki, ni ryari bivuga ko wariye kandi utariye, ni ibihe biribwa utagomba kubura mu kurya buri munsi, ni ibihe biryo bisaba kuba byahongererwa bidahagije kugira ngo uburiye neza. Ibi turaza kubyibaza muri uyu mwanya mutoya, cyane ko yenda namwe ari nabwo mwaduhaye insanganyamatsiko. Muri gahunda ya Bibiliya mu Bakorinto ba mbere 10:31 haranditse ngo namwe yo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Kumvishije uwo murongo wakwibwira ngo ubwo none Imana irashaka kuba ariyo yunguka kudutanga. Oya, kumvira Imana mu mirire no mu minywere no mu mikorere nitwe ba mbere twunguka, ahubwo kuko Imana idukunda nk'umubyeyi, iyo twungutse nayo bayungutse. Icyo ni kimwe kigomba kumenyekana. Kabiri, kugira ngo turye ntabwo tubereyeho kurya, ahubwo turye kugira ngo tubeho. Ubwo bivuze neza ngo umuntu akwiriye kurya atari kwirya, ahubwo akarya ari kwiyubaka. Nuvuga ngo iyo uriye nabi indyo mbi kugaruka, ubwo nibyo nibise kurya ukwirya. Ariko iyo uriye neza indyo yawe ikuramo umusaruro w'ubuzima bwiza, ubwenge bwiza, imbaraga zihagije, yarangiza bigaragara neza ko kurya kwawe ntabwo kwari ukuryoherwa, ahubwo kwari ukwishyiramo imiganda y'ubuzima. Noneho niyo mpamvu muri Zaburi 104 aho dushobora kuvuga ko kurya ari fondasiyo y'ibiryo tubona mu isi. Ibyo tubona byose mu isi uriye neza tegereza ibyiza muri wowe, kuko mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi paje 549 mu kigo kivuga ngo Samson haravuga ngo abantu bake nibo basobanukiwe neza ko ibyo barya ari mu bakomora ibintu bine, ngo amagara mazima, imico myiza, kubingira akamaro mu isi n'umurage mwiza w'iteka ryose. Kurya ntabwo bapfa kurya gusa, ahubwo barya bazanabisaruramo. Mbese uko umuntu afata imbuto akayitera mu murima ari nziza agasarura neza, iyo umurimo ari mwiza, ni nako umuntu afata ibyo kurya byiza abishyira mu buzima agasaruramo imico myiza, ubuzima bwiza, kubingira akamaro ndetse no kuzasoza neza kubaho kwe. Noneho turita ku bintu bikurikira bakoresheje muri iki gitabo cyitwa la nutrition et votre santé cyangwa la nutrition et santé, page yacu ya 8 banditse ngo iyo bita les 4 facteurs clés pour comprendre l'importance de la nutrition. Ni baravuze ngo ni ibintu bine nk'imfunguzo zo kumva neza akamaro k'imirire. Ibintu bine imfunguzo mu kumva neza akamaro k'imirire. Nuvuga ngo abantu bakwiriye kurya, ariko nizo mfunguzo zose bazifite. Izo mfunguzo ari ngo une alimentation adéquate,
ibyo kurya byoroheje, une alimentation insuffisante ni ukurya indyo idahagije, des aliments inadéquats ni ibyo kurya bidakwiriye cyangwa se bitujuje ibyangombwa, excès alimentaire no gukabya mu mirire, niho bamara kubera ko ari byiza hasigara uti mbona nzahaguruka ku meza bari kumpirika. Noneho ku bw'ibyo nicyo gituma izi ngingo uko ari enye zigomba kumenyekana. Kuri iyi ngingo ya mbere, une alimentation adéquate constitue à tout âge le fondement d'une bonne santé. Kurya ibyo kurya byiza uko ibihe bihaye ibindi ni rwo rufatiro rw'amagara mazima. Uko ibihe bihaye ibindi kurya neza ni rwo rufatiro rw'amagara mazima. Un bon régime alimentaire dès la vie prénatale pendant l'enfance et le reste de l'existence ajoute des années à la vie et de la vie aux années. Uyu muntu ari kwandika uyu bitamere twamaze kureba nyiri gitabo wanditse aya magambo witwa Dr Clemency Michel, we yaranditse ku ipaje ya 8 niwe utubwiye ngo imirire myiza utari wavuka, ubwo nuvuga ngo nyoko yari ibyiza, nyoko yari yagutwite. Icyo ni kimwe bita prenatale, ni mbere yo kuvuka. None imirire myiza bavuze ngo pendant l'enfance, igihe wari uri gitambambuga ari umwana. Gatatu, de le reste de l'existence, n'ubundi buzima bwawe bwose, ibyo nyoko yari yagutwite, ibyo yaguhaye uri umwana, n'ibyo wariye mu buzima bwawe, n'ibyo wariye mu buzima bwawe bwose, baravuze ngo ils ajoutent des années à la vie et de la vie aux années. Ni imvugo y'ubuhanga ivuze ngo byongera imyaka mu kubaho kwawe, bikongera n'ubuzima mu myaka yawe. Ubwo bivuze ngo ni ugukura ufite ubuzima ukarinda usaza ukibufite. Ubwo iyo niyo kamaro k'imirire myiza, iyo wagutwite, iyo wariye ukiri umwana, niyo wariye mu buzima. Ku ngingo ya kabiri, une alimentation insuffisante ni igihe wariye indyo ariko itujuje ibyangombwa, indyo ikennye, indyo idahagije. Nta iyo bavuze ngo indyo ikennye cyangwa idahagije, ntabwo aba ari uko bavuze ngo wavuye ku meza udahaze, ahubwo wageze ku meza n'ibishaka bibe byuzuye unabihasige, ariko utujuje ibikenewe n'umubiri. Ubwo baravuze ngo dira la vie prénatale et qui persiste dira l'enfance résulte à une croissance inadéquate d'incapacité de longue durée. Iyo umuntu yari indyo idahagije, cyane cyane nyina kimutwite cyangwa mu butambambuga, bikomeza kubyara igikuriro kidashyitse no kutarama. Abantu benshi cyane bibwira ko umuntu ataramye bivuze ngo egari gupfa. Hari abantu bakenyuka ingingo, noneho ukabona afite imyaka myiza 50 ariko nta kireba, afite imyaka myiza 40 ariko nta cyumva. Buryo bwo yarakenyutse aho ngaho. Ari aho ngaho afite imyaka 60 amenyo yashize. Biri aho ngaho gusa ibyo nabyo byose ni ingaruka y'imirire mibi, akaba bigaragara ko umuntu yakenyutse kandi bigaragara kutagiye mu gituro. Une alimentation insuffisante à tout âge conduit à la déficience génératrice de maladies qui affectent la résistance aux infections les plus diverses et aussi sérieuses que la tuberculose et la malaria. Imirire ikennye nk'iyo ngiyo mu bihe byose by'ubuzima ituma abantu bakunda kuba abanyantege nke, bikazabyara indwara z'ubumuga, bikazatuma indwara z'ibyuririzi zigushobora zinyuranye, ndetse nk'igituntu na malaria ukabyorohera. Ibyo ni indyo idahagije. Ubwo ni rwa rufunguzo rwa kabiri. Ku rufunguzo rwa gatatu, des aliments inadéquats, n'ubundi bivuzwe ngo sous forme d'excès. Noneho ni ukurya indyo idahagije ariko atari ari uburyo bwo gukoresha nabi yihagije. Vuga ngo indyo ikennye, umuntu baramubwira bati ibishyimbo, amashaza, byose bagatondeka, yarangiza kuzuza ameza, noneho yarangiza yamara kubihuriza muri we, agasa n'abantu bari kuryama ku buriri batabukwiyeho. Umubiri ukananirwa kubyakira byose. Ni koko birahari, ariko ntabwo byashobora kurangiza akazi kabyo, kuko habaho icyo bita excès de quantité na mauvaise combinaison. Noneho yarangiza wariye byinshi kandi bitemera guhuzwa. Ubwo kuri wowe ntabwo wishwe n'inzara, nta nubwo wishwe n'ubukene bw'ibyo kurya, ahubwo wishwe no kurya ibyiza ariko mu buryo bw'agakabyo. Ubwo nabwo wariye indyo idashyitse. Ku rufungu aravuze ngo bizabyara iki? Aravuze ngo riche en calories mais pauvre en nutriments dira la vie. Ukarya ibyo kurya bikunda kuryoherera byongera ubushyuhe ariko bikennye mu ntungamubiri mu buzima bwawe bwose,
dira la vie prénatale et pendant l'enfance cyane cyane iyo bigufashe iyo nyoko ari ubiriye agutwite kongera ukabiguha wavutse uri gitambambuga prépare le terrain pour l'éclosion de maladies dégénératrices à l'âge adulte gutegura kuzagwara indwara zonona umaze kuba mukuru nyoko wariye nabi agutwite bikugiraho ingaruka wakuze noneho ku rufunguzo rwa kane les excès alimentaires uyu muntu yibanze ku byo kurya biryoherera gusa nakabiswi nakabombo naka fromage niki byose ariko yibagirwa ko hariho ibindi byubaka umubiri iyi ngingo ya kane rero les excès alimentaires ni ukurya agakabyo cyangwa se kurenza urugero sous forme d'excès de calories de gras et de sucre d'aliments raffinés déficient en nutriments cyane cyane aba bantu ni abantu barya ibyo kurya ariko by'ibinyabivumbiko abandi bakarya ibinyamavuta abandi bakarya ibiryoherera abandi bakarya ibyo kurya byanogerejwe cyane ngo byangize mu nganda conduise à des conditions dégénératrices n'ubundi umuntu bimubyarira kononekara susceptible d'entraîner la mort prématurée kuri bamwe bikababyarira gupfa bakenyutse bagahura n'izi ndwara zikurikira le diabète les maladies cardiaques les accidents vasculaires les cérébraux et les cancers izi ndwara nka diabète indwara z'umutima impanuka zo mu mitsi yo mu mutwe ibita benshi bita AVC cyangwa bita stroke ndetse na kanseri ibyo izi mfunguzo zose zigomba gusobanukirwa ku muntu wese ukeneye kurya kugira ngo abimenye mbese umuntu akwiriye kumenya amategeko y'imirire nk'uko umushoferi amenya amategeko y'umuhanda ikibazo none uwariye neza aba yariye ate kuko bizwi birakwiriye ko mu bwenge bw'umuntu haba hagezemo indyo yubaka umubiri ibutera imbaraga ibushyushya ibishyushya umubiri ibiwukoresha ibiwubeshaho n'ibiwuwoza ibiwoza ubwo harimo amazi ngo nibakubwira poroteyine ni ibyubaka nibakubwira ibitera imbaraga ubwo ni ibiryoherera nibakubwira ibiwushyushya ubwo ni amavuta nibakubwira ibiwukoresha ubwo ni imyunyungugu nibakubwira ibiwubesha ubwo ni amavitamine nibakubwira ibiwoza ubwo ni amazi bigahora kuri gahunda y'umuntu abizi simvuze kubivanga nubwo hariho bimwe byavangwa akaba ntangorane biteye ubwo bisobanuye ngo umuntu burya nubwo duteka tukabona turariye Imana niyo itabara kuko benshi bateka atazi ngo iki harimo iki kanze cyitegerezo wenda haraho navuga ngo ubwo umuntu yabariye uvuze ngo umuntu aramutse afashe umuceri agafata ibishyimbo agafata dodo agakaranga za dodo yarangiza akarya bitatu bya kane byo kubaka k'umubiri we aba birangije kuko amavuta barimo imyunyungugu ibirimo ibiryoherera birimo proteine ziba zirimo ndetse n'amazi aba yayanyoye ubwo kiba akeneye gushaka na vitamine C aba akeneye ikibisi ngo nibura yuzuza ibikenewe murakoze cyane ubwo bisobanuye ngo umuntu mbere yo guteka mbere yo kurya akwiriye kumenya ko byibuze yabonye muri ibyo bintu birindwi bitandatu ko byibuze hari byabonetsemo murakoze none umuntu akwiriye kurya ryari ubusangwe muri gahunda yo kurya Bibiliya mu mubwiriza 10 umurongo wa 17 haranditse ngo wagihuguwe ubushyiriwe iyo ufite umwana w'imfura h'umwami kandi bikomangoma byawe bikabibirya bikarya ku gihe gikwiriye kugira ngo bitagira isindwe kandi bigira amagara noneho icyo bishatse kuvuga ni iki mu mvugo navuga ngo zigoye kuri bamwe ni ukwibwira ko akwiriye kumanuka yabyuka akanywa amazi akiyuhagira akanywa amazi yarangiza nyuma y'iminota 40 ubwo ni ukuvuga ngo bishyira mu masaha moya kugenda ukazagera saa 3 kuba bifite akwiriye kuba ariye kuba bizi neza mu gitabo cyitwa Delice de Potager hatubwira ko iyo turiye buri gihe birenze saa 3 isukari bamaze kwiyongera muri twe ariko iyo turiye kare none kuko umuntu yagenewe kurya kabiri ku munsi ntabwo ari ukurya rimwe ku munsi na rimwe mu ijoro kuko iyo turiye izuba ryarenze tuba turiye mu ijoro ariko umuntu yagenewe kurya kabiri ku munsi rero n'igihe tukibona izuba noneho hagati yo kurya n'ukundi hagaca amasaha 6 ubwo bivuze ngo uwarya hagati ya saa moya
na saa tatu igaburo rya mu gitondo. Ubwo biterwa n'uko umuntu abibona mbese. Yarangiza ukongera hagati ya saa 10 na saa 12 n'ubundi ukarya ya nimugoroba. Waba uriye amagaburo abiri kandi harimo intera byabyara amahirwe yo kubaho. Mu gitabo cyitwa Guérison Divine page ya 11 hatubwira neza ko ariho umuntu agira amagufa akomeye, impyiko zigakora neza, yarangiza akagira kwibuka n'ubuhanga, kandi bikamukingira indwara zo guhorana ahangayitse mu bwenge, bigatuma adakunda gufatwa n'indwara z'umutima, iza kanseri na diyabete. Ntekereza ko iki kintu cyaba gikomeye ahari yenda gishobora kubona gukorwa n'abapansiyone n'abagwiza tunga mu Kirundi niko bajya bavuga, cyangwa se abafite amafaranga. Nimba ivuga gutyo ni ukugira ngo yenda mu bikosore, kuko urabona abantu babyuka kare bajya gushakisha kandi bagataha saa 11 bakongera bakagerageza gushaka utwa nimugoroba, bikaba bifashe mu masaa 2. Benshi babirya bari kuryama. None ubuzima bw'ubucakara byashoboka bite muri iyi ambigite meze ityo? Igishimishije kandi ni mbere kuri icyo uvuze nuko ahubwo babandi twibwira ko ari bo babishoboye ari bo barya bakangutse, akabanza kureba televiziyo, yafunga saa 5 akabona akarya, kandi yabisize mu rugo. Ibyo kurya birahari, afite abakozi bo kubiteka, ahubwo ugasanga wa wundi ubyukira muri ubwo bucakara, ahubwo ajya agenda avuga ati nyabona murabiteke kare, nta wakwirirwa atariye, ahubwo gutangira akazi yariye. Birakwiriye ko ubuzima bamwe babibona bari uko bavuyeyo, ariko biramutse bimaze kumenyekana neza, abantu bamenya kugira iyo bita gérer la vie, akamenya neza ati utu ndatugenera mu gitondo ndakora agatsima nkaraze, mu gitondo ndaraza agakoma, ese ndaraza utuboga ndutegure. Yarangiza biramutse bizwi neza, bari abantu babifite ahubwo nibo barya ku gihe. Yarangiza bari abacakara birazwi mu bitabo baravuga ngo hariho abantu mu buzima bwabo barya ari uko bavuye gukora, ariko hariho abajya gukora babisize. Nibo benshi kandi abo nibo bafite n'ingaruka yo kubirya nabi. Ubwo inama yatangwa, inama nuko umuntu wese mu Faransa bakoresheje mu ijambo bita mu gitabo cyitwa Philosophie de la santé, baravuga ngo avant de prendre un voyage il faut ménager sa monture. Nujya gufata urugendo uzabanze utegura amatandiko y'ifarashi yawe. Ni wowe rero imodoka babanza kuyikorera entretien, bakayaha essence, bakareba amapine uko afunze. N'umuntu akwiriye kumenya neza ko ubuzima bwe bw'amanywa umubyizi wawukesha kuba yagiye anyoye essence, kuba hari icyo yashyize mu nda. Agomba kuba hari ikintu yashyize mu nda, kuko benshi mu kutagishyiramo ahubwo bibabyarira wa munaniro w'indengakamere, kwa kunanirwa akazi nyuma ya saa 6, kwa kumara kurya agasinzira, bya bibyimba byo mu mutwe, bitewe n'uko yariye umubiri yakoze umubiri ushonje. Ni ryari rero bivugwa ko wariye ariko kandi utariye? Ni ukuvuga ngo iyo turiye ibyo kurya ntitubanze kureba ko dufite poroteyine. Ndabona natanga igitekerezo. Uwafata ni igitekerezo. Uwafata ibirayi, agafata inyanya, agafata utundi tuboga, yarangiza bagateka bakamuha mu gitondo, yarangiza akarya, bakuzuza. Ndetse bya bindi ubona bageze muri restaurant kugira ngo ni imvange, bakabizana bagakubitaho. Bya birayi ni byiza, za nyanya ni nziza, za mboga ni nziza, ariko nta poroteyine irimo. Simvuze ko ari vide, ahubwo harimo nkeya, ku buryo imiganda yawe isaba kuba ku munsi hagati ya 52 n'igice kugeza kuri 60 kugira ngo ube ubonye poroteyine ihagije. Ubwo mu birayi ntabwo haba harimo nyinshi, no mu nyanya ntabwo haba harimo nyinshi, no muri dodo nta nyinshi irimo, ariko wowe urarya ugahaga. Birakwiriye rero ko umenya ngo mbese hagezemo n'ibishyimbo, ukavuga uti ariko se ubundi hagezemo n'amavuta, ese ubundi hari ikinyampeke cyagiyemo, mbese ugategura ukavuga ati ariko uzuwafata udushyimbo tworoshye hamwe na dodo, yarangiza agashyiramo n'akanyanya ko biryoshye, agafata n'ibirayi akabishyira wenda iruhande, ariko agategura n'agatsima k'amasaka cyangwa agategura agaceri, ko uyu muntu yaba ariye neza kandi atabanje kugikantarange. Nibihe biribwa utagomba kubura mu kurya buri munsi? Buri munsi ibyo kurya ikinyampeke gikwiriye kutabura. Ibinyampeke, imboga zikwiriye kutabura. Imboga ntizibure, imbuto ntizikabure, n'ibinyamisogwe ntibikabure. Ni ukuvuga ngo
ibinyampeke tuba tubiririye kugira ngo ubwonko bwacu buhore kuri gahunda. yego Imboga tukazirira kugira ngo ingingo zacu zikore neza. Ibishyimbo tukabirira cyangwa se ibinyamisogwe tukabirira kugira ngo umubiri wacu wiyubake. Amavuta kugira ngo duhore ku bushyuhe buhagije. Imbuto zitegurira kuba abanyamahoro kugira ngo mu bwenge bwacu tube turi kuri gahunda ituje, mbese tutiyenzwaho tudashotoreka. ni ibihe byo kurya by'uteka bikaba bisaba guhongererwa bikaba bidahagije? Ibyo ni ubwoko bw'imboga n'ibinyamizi. Yego mvuze ngo uriye ibijumba uba ukeneye kubihongerera, uriye umwumbati cyangwa ubugari bwabyo uba ugomba kubihongerera, uriye ibirayi uba ugomba kubihongerera. Ibyo bintu by'ibinyamizi biri mu bintu bitera imbaraga ariko bitubaka. Niyo mpamvu rero umuntu aba abikeneye akabihongerera ibishyimbo, akabihongerera ibinyampeke, yarangiza kuko bihaga byonyine ubwabyo gusa byatuma bakubwira ngo ibyo bita indyo ikennye itera intekerezo zihora hasi. Mbese umuntu ntagwingire mu mpagarike gusa ahubwo no mu bwenge akagwingira. Tugana ku musozo, nihe nama yahabwa abantu kugira ngo babashe kurya neza, batunga amagara meza n'intekerezo nziza ndetse n'impagarike nziza? Nabanza mvuga ko muri cya gitabo twavuze cyanditswe n'uyu bise Nutrition et Santé, haranditse ngo les beaux aliments possèdent des vertus curatives qui aident à restaurer la santé et à corriger les effets délétères du régime alimentaire antérieurement inadéquat. Indyo nziza zifite imbaraga ikiza ikanafasha umuntu kuvugura ubuzima bwari bwononekaye kandi igakosora hari harangirijwe n'ibyo kurya bibi wariye mbere. Tugomba kurya neza tugakira indwara, tukarya neza ubuzima bukivugurura, tukarya neza ahari haragoramye, harakosheje bitewe n'imirire twagize mbere hagakosoka, utaribukaga no hakongera kibuka. Ibyo rero icyo kirafashije. Impamvu ngana ku kintu cyo gutekerezwaho, hari ingingo ntekerezaho, ni ijambo bakoresheje ngo la santé est un des meilleurs investissements possible dans la vie. Amagara mazima ni kimwe mu gishoro gishoboka kandi kiza mu buzima, qui ne réclame pas un grade de bourg en capital financier initial. Ntabwo bisaba ko umuntu abanza yawo umukire ngo agire igishoro kinini cyane cy'ubuzima. Aravuze ati et bien que ce bénéfice complet soit dans le futur, nubwo kurya neza ahanini cyane abantu benshi cyane babibona ahazaza, umusaruro mwiza babona ahazaza, ntabwo biza ku kanya ukibirya. On peut en percevoir des dividendes immédiates, hari naho agera ukabona umusaruro w'ako kanya byihutirwa. Noneho kubera iki rero bashatse kubivuga hano muri kino gitabo, baranditse ngo il y a quelques années l'Angleterre avait la distinction d'être appelée la nation avec le plus fort taux d'obésité d'Europe. Mu irushanwa ryo ku isi mu myaka ishize, batavuze ngo ni uwuhe, Ubwongereza bwari mu ba mbere bo kugira abantu banini ku isi bafite obésité, umubyibuho w'ikirenga cyane ku mugabane w'Uburayi. Nous savons maintenant que l'obésité entraîne de sérieuses conséquences en termes de maladies chroniques. Birazwi rero ko uyu mubyibuho w'ikirenga ubu ngubu wamaze kubyara indwara z'ubumuga nyinshi. L'obésité est un facteur majeur dans presque toutes les maladies dégénératives. Akaba rero umubyibuho w'ikirenga urimwe mu nkomoko mu ndwara zonona cyangwa zitera ubumuga, comme le diabète, les maladies cardiaques, les cancers, les arthrites, tous les problèmes qui réduisent la durée de la vie. Akaba rero izo ndwara zonona zitera ubumuga, izo ni nka diabete, ni indwara z'umutima, ni kanseri, ni indwara z'amagufa. Ibyo byose n'ibindi bibazo byo mu buzima. Niyo mpamvu avuze ngo en même temps nous admirons tellement kurirwa njya kure cyane. Icyo nashaka kuvuga ngo ikibazo cy'umubyibuho cyabaye ikibazo, yarangiza des problèmes d'alimentation se voient partout. Ikibazo cy'imirire kiraboneka impande zose. Ikibazo cy'ingaruka z'imirire, ingaruka z'imirire, yaba kwa kurya ibidashyitse, yaba ari kurya ibyiza nabi, kubirira igihe kitari cyo, kubirya ubabaye, kubiryana ihubi. Ibyo byose biracyari ikibazo
cyabaye ikibazo ku isi. uku kurya nabi kugira ingaruka hehe na hehe? Ni ukuvuga ngo iyo turiye nabi ariho tugiye gusoma baravuze ngo dans toutes les sociétés cyane cyane mu bantu bose des environ dans la moitié du monde bisa naho imirire mibi ifashe kimwe cya kabiri cy'abaturage b'isi. ubwo bivuze ngo kabuno niba isi barirwa muri miliyari 8 miliyari 4 bose bararwaye. urasanga kubera iki bavuze ngo il existe un problème d'insuffisance alimentaire, hari ikibazo cy'indyo idahagije, tandis que dans d'autres moitiés il est problématique d'arriver à persuader les gens à faire de beaux choix. abandi benshi cyane ibyo kurya barabifite, amahitamo meza niyo yabananiye. bamwe ntibabigira, abandi barabifite, guhitamo neza nibyo bibananira. kubirya neza, uko kwiga kubirya neza mfati parmi les multiples options bityo byabyaye rero cyangwa se muri ayo mahitamo ameza atyo babandi babibuze abayibonye bakananirwa guhitamo neza. Epidemie d'obésité est mondiale, umubyibuho w'ikirenga wabaye isi yose, et partout les gens choisissent le style de vie du pays développé au rencontre des problèmes. kandi n'ubundi muri babandi muri bya bihugu biteye imbere bisa n'ibikungahaye hari cyane ibibazo. Dans beaucoup de pays les maladies génératrices existent côte à côté avec les maladies infectieuses, la malnutrition et la pauvreté. N'ubundi bya za ndwara zonona, kabiri za ndwara z'ibyuririzi, gatatu za ndwara z'ingikennye, kane iziterwa n'ubukene nazo zirahari. murakoze cyane, reka tubashimire kuri uyu mwanya mwiza kandi mwagize neza. Imana ihire abumvisha iki kiganiro, cyerekana imba hari icyo mwakongeraho tugana ku musozo. Navuga ko abantu bose bamwe gutanga igihe cyabo bakadukurikirana, nta mushinga mwiza ku isi urenze wo kurya neza. umuntu wese w'umugabo w'umugore bakwiriye kwicara bakavuga bati ko biri kose ntabwo turuhira amazu, ntituruhira amamodoka, ntituruhira imyenda, ntituruhira iterambere, si amamodoka n'amashuri. dukwiriye kumenya ko gusoza neza no kugera ku isahani nziza y'ibyo kurya byiza mu gihe cyiza, inama nziza, utuje, kuko ibindi byose wagira n'ubundi kuzasoza ufite amafaranga ariko yo kukuvuza bikaba kwa kundi ngo urya nabi ukivuza menshi. birakwiriye ko umuntu aharanira kumenya neza ngo ubuzima bwanjye ndabushaka mu mubiri, nshaka ubwo mu bwenge, nshaka ubwo mu mico. Imana ikwifuriza ibintu bitatu: ni imico myiza, ni ubwenge, n'ubuzima. nawe rero ukabishaka ukoresheje kuyumvira, kuyizera no gukoresha impagarike yaguhaye. murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Reka dusoze rero, mwari kumwe na Karahamuheto Jean Pierre ndetse na Nzungu Gadi. Imana ibabane kandi mugire ibihe byiza naho ubutaha. Murakoze cyane.